Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda ku ruhare rw'abaturage mu bibakorerwa bwa 2015 bugaragaza ko urwo ruhare ruri kuri 12%. Ni ijanisha rikiri hasi mu gihugu cyifuza iterambere rishingiye ku muturage. Ibikorwa bya leta bishingira ku ngengo y'imari, iyi nayo ituruka mu misoro y'abaturage cyangwa inguzanyo abaturage n'ababakomokaho bazishyura. Nubwo muri iyi minsi inzego zibishinzwe zivuga ko zegera abaturage ngo batange ibitekerezo mu ngengo y'imari, bamwe mu baturage bavuga ko uruhare rwabo mu ngengo y'imari mu gihugu rukiri hasi cyane. Ariko mu by'ukuri kugira ngo batubwire ngo akarere dufite mu ngengo y'imari harimo amafaranga angana gutya azakoreshwa ku buryo abaturage murumva byagenda gute, ibyahinduka ni ibihe, ibyakomeza se tubigendereho tubishingireho kuko hari ibyo tubona bikenewe kurusha ibindi ni ibihe, ibyo ntago tujya tubibona. Kuko nk'ubu ngubu nk'ariya ntuye nabonye baramenye muri garaviye, ubwo ni ukuvuga ngo iyo garaviye bamenyemo usibye ko twabonye bavuga ngo ni amakamyo ngo 100, ariko nta muntu uzi gahunda yayo, ntawe uzi n'agaciro kayo, gusa tubona bayamenamo gusa nyine bagasasa yenda bakazasasa, ariko ntawe uzi gahunda yayo. Impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Karado ivuga ko kuba uruhare rw'abaturage mu ngengo y'imari y'igihugu rukiri hasi hari aho biterwa na bamwe mu banyarwanda bigira ntibindeba. Gusa uyu muryango unenga bamwe mu bayobozi bigumira mu biro bagafata imyanzuro batabanje kumva rubanda. Safari Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Karado. Iriya gahunda ntabwo ikorwa neza, harimo bamwe bakibikorera mu biro. Nuvuga rero umuturage ntabwo azatanga ibitekerezo ku bigomba kumukorerwa ngo anabivuge mu gihe atamenyeshejwe gahunda ukuntu ziteye. Ashobora kubitanga impitagihe wenda ntabitangire ku gihe. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda RGB kivuga ko umuyobozi wa Ijambo wayobora yaba busanya na gahunda y'igihugu yo kubaka iterambere rishingiye ku baturage n'ibyifuzo byabo. Ibi ngo ni amakosa nk'uko bisobanurwa na Kangwage Justus, umuyobozi w'ishami ryo kwegereza ubuyobozi abaturage no guteza imbere imiyoborere myiza muri RGB. Kugira ngo igipimo kizamuke nuko utakwicara ngo batekerereze kandi ubakorere, numara kubakora wizere ko bizabanyura, uko uburambe bw'ibikorwa abanyarwanda bafite bizashingira ku bushake bw'abanyarwanda. Akaba niyo mpamvu abayobozi aho bari hose bagiye basabwa ko begera abaturage, n'amategeko arahari meza cyane arebana n'uburyo ingengo y'imari itegurwa n'ubushyirwa mu bikorwa. Uburenganzira bw'abaturage mu gutanga ibitekerezo no kumenyesha ibibakorerwa bunateganywa mu ngingo ya 22 y'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu u Rwanda rwashyizeho umukono. Leta y'u Rwanda na sosiyete sivile bavuga ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo buri munyarwanda agaragaze uruhare rwe mu bimukorerwa. Peter Muyombano, Flash TV.